nawe kureba uyu mwana ungana gutya basi ujya mu basaza abantu muri mu kigero kimwe Imeze bite? Genda kwanza ibyo tunabireka nta nubwo binandeba. Umva mvuye kureba Mariza. Uzi ukuntu ameze? Gonde? Mariza uvuye kumureba he? Ego ku Mariza aracyari muzima. Ngo iki? Ariko n'ubundi ameze nk'ikigoryi, ameze nk'igicucu yapfuye ahagaze. Mama uzi ko yapfuye? Afasa pfibiki. Ntabwo yapfuye ni muzima. Baramuhaye ziba gasopo. Ziba? Cyangwa nifite ubwoba. Buriya si yo mureka akagenda urabona byari bigende bite. Ntiyaragiye gufata bya bindi bavuza ku muhanda batangaza ikintu kizaba akabwira abantu bose ibintu kubera hano. Kumuzi kuri umugabo ibintu umuntu agahita ahera gutya reka karakareje banda musinzirije aza gukanguka mu kanya. Ahubwo nyine dushaka ukuntu iki kintu tukivana. Reka nkubwire. Yaramaze kumenya ibanga ryacu kuri umwana wanjye. Kandi we muntu wa mbere ubimenye. Aramutse rarabibwiye undi akabibwira undi none se ubwo byabikiri ibanga. Cyane numva nifite ubwoba. Azize umunwa yaceceka se ariko biki. Ahubwo ubu ngubu uzi ikintu gikurikiyeho. Tugiye kureba ukuntu twagiterura dushaka aho tugishyana kikuru cye kidasanga ruhirimye aho ngaho induru nago nayikira. Ntabwo nagishobora pe. Ntabwo watera nko ku mutwe tukagisura. Ntabwo yapfuye ikintu ntabwo yapfuye we tuzi. Uranyibagiwe kano kanya. Ntabwo uzi ibyo nshoboye ngewe. Buriya ndamusinzirije birarangiye araza gukanguka n'ibintu byose twavuze. Harimo akibuka ko umwana wanjye ndi mama wawe byarangiye aratangira ubuzima busanzwe nkaho nta cyabaye. Rero nugira ubwoba umunsi w'umuntu naramwica gute. Iki ngiki amafuti kigira ari ukukica nabarakishe kera. Ariko buranda bikemuye ntugire ikibazo. Tuza humeka sohora umwuka wongera ugarure ntugire ikibazo barabyarangiye. Ntazabyibuka. Hanyuma rero abaturanyi babo muhura buri munsi na buri muntu wese. Niyo wasanga ndi kumwe n'abantu benshi. Izina mama, mami cyangwa irindi ryerekeye nuko narakubyaye gasopo. Izina ryanjye biragoye ariko jya unyita nyine mu izina ryanjye kugira ngo mbashe kugera ku mupango wanjye. Se bizarangira ryari? Tuza nyine mbanze ndeba aho byerekera. Nimara kubona gahunda yanzanye ikemutse neza tuzaba turi mu murongo mwiza niyo washaka wamamagara mama mu isoko. Ariko ubu ngubu ugomba kwihangana ukanyita mu izina ryanjye nubwo bigoye ariko uzabishobora. Zagerageza ariko ntago bizatinda pe. Waya bizatinda humura uzabibasha. Uko ugenda nyine urimpamagara 2-3 bizarangira noneho usigaye urimpamagara ukumva ndi nka sister wawe. Nta muntu uzamenya ibyo ari byo. Ibaza ariko nawe kumva mama ameze nka sister wawe. Nese hari ikibazo rero gupfa kuba ufite plan. Nese ufite plan warangiza plan zizagupfana. Ntago zizampfana. Ntago zizampfana pe. Ahubwo uyu muntu niwe mudusangana igikuru cye ko kiri butwice. Twagerageje koko. Je ntago muterura. Wakwihangana. Basi noneho wowe tuterura amaguru ngene ntago nayashobora renga. Esha wapi? Wasi uyu muntu amwiteruza gutyo. Ubyivugane niwe wamugize gutyo. Hanyuma igikuru cye nikiza kikanigira hano se birawe gufasha. Utabitekeje imbere yo kumugira gutya. Nase yapfuye. Ndabizi se wagira ngo ajye kuvuga imipango yanjye yose ibintu byose abizambye. Aha. Kandi umunsi nta munsi umwe ikibazo ni igiki. Wahamagara rero wa muhungu nabonye ari hanze azagufasha ngiye ntago namukoraho pe oya. Nyamara aho twabishobora. Wapfa ubwo reka nanigendera. Uba ndetse kibaza kugiterura. Mbere yerute. Iki narwara kuruguru mwana yanjye. Cyagikuje gisanze haryamye no byagenda bitara. Olivier. Karame? Gwera mubwira. Ikintu kiremereye gipfuta. Wow. Undi mwanza arapfuye. Ntabwo gipfuye cyo kavura umuheto. Iki ngiki cyapfa uko ukizi cyapfa.
gusa nyine cyagitangiye kuzana umuntu wakizana bura ndavuga ati iki ngiki wagiha ubundi gaso iki ngiki nacyo kiri mu batubangamira ntabwo bize umuntu wakigira igihe narurebaga wese umunsi warukorera iki mbaye nkizibijeho iminsi mike kiramara iminsi nta byitekerezo uze turagishyira he mfasha ngo turano tukijyana bataza kukidusanga no rukuru rwacyo dusanze cyabaye gutya ntabwo gira tukijyana turara ku mutwe turutware bitaza duteza ibibazo turutware makisi akigenda hari kiremereye gite cyo kane sasa kiyo hirya mu cyumba ibirenge byacyo ntiyagiye tukibura mu biki girlfriend uyu yitwa Deni ni hahandi Mariza ari siko mbona ntazi ibyo urimo girlfriend ibyo turi kuvuga ntabwo uri kubyumva ntabwo ubona ko imisego yanjye yawe none si ibingibi niwe wagakwiye kubikora ntabwo madamu ari we wagakwiye kubikora cyangwa uriya mukozi ubaha uzi mwabuze urushinge ngo mu budodo ntabwo urwo rushinge ntabwo ari we wagakwiye kurusha ibyo turi kuvuga ni wowe ndi kubwira uyu mujama yaje ahangaha ni hahandi Mariza ari iwabo niho arwariye Mariza yafashwe ku ngufu umujama yego mujama yamba ni njyewe Deni siko mbona ntazi ukuntu usigaye warabaye ubundi barakuroze ubundi uburyo uri kwitwara mwana we ibintu by'amaraso urabizi urabivugaho iki ko ntawe uriya mugore wawe yakugerayo kuko mba mbona atoroshye narindi kukubwira ngo uyu muhungu uyu nguyu uri kureba yitwa Deni niho Mariza arwariye Mariza yafashwe ku ngufu Mariza wimuzana buri mwanya yakoze iki kandi ndi kukubwira ko arwariye iwabo w'uyu muhungu nakomeza arwarireye none se urumva nta kintu bikubwiye amahoro hano iwawe nta nubwo ushaka no kumenya aho ari se ntabwo ushaka amahoro hano uvuze Mariza hano havuka ibibazo ata brada nyine nuko komeze mu murwaza rwaze ndi kubona girlfriend ntazi ibyarimo warese nkatuba nkabona umutuzo ubundi usigaye unywa inzoga none se afite ikihe kibazo ko mbona girlfriend wawe nanjye ubwo byaranyobeye kuva yakava imahanga ndi kubona ntazi imbere by'uriya mugore yamuhuhiriyemo ntabwo mbizi pe ndi no kumubwira ikibazo cya Mariza ahubwo ntabwo ari kucyumva ahubwo ndi kubona ntazi okay yasigaye ankura umujyi nje byaranyobeye nuko yambonye kandi akaba nyine yabyumvise mujama ubwo ukagahinda n'ikice kagira mu girlfriend nakubwiye ko yitwa Dani uri kubyumva sikogira ngo hari usigaye unkura umujyi sigaye ucomase ako wa mwana ufite amagambo menshi mwe oya ntawe nuko ndi kubona imyitwarire imeze nk'iy'umwana w'uruhinja ndimo kukubwira bigorata nubimwumvisha akamara kubyumva uzamuzane mu rugo adusure nta kibazo azamara amagambo menshi ava mu bicumuro mu abana ndakomeza ngerageza ahubwo ndi kubona ntazi rwose uranyumva amagambo menshi ava mu bicumuro ngomba gushaka amakuru banza hari usigaye umwana ko ku mugongo w'ingoma nukuri ndi kubona uzi ukuntu uri kureba ko mbere wari wiyubashye ubu ngubu nkaba ndi kubona ntazi ibyo ndi kukubwira inkuru ya Mariza ukanga kuyumva koko ngo Mariza ngo ndi kumuvuga buri munota ntago ari umukobwa wawe uzi ikintu bita amahoro none se amahoro hari aho wayaburiye bani iryo zina hano izina Mariza turivana ahangaha urabyemeye ko Mariza atakiri uwawe yego nuko mwari musanzwe mumeranye hano ntabwo ari ko twari dusanzwe ahubwo ndi kubona aho yaviriye mahanga yaraje sinzi nimba ari ibyo nimba ari ibice yakuye cyangwa baramuroze ko birashoboka gusa ko numva nta n'inzoga yabaye cyangwa nta n'itabi yacomye utingana sha brada ndi kubona ntazi iby'uyu mukuru wanjye nuko nyine Mariza ukomeza mu murwaza rwaje
ubwo ndakomeza ngerageze mbimwumvishe. ahubwo nawe ndabona asa n'ufitemo ikibazo. Wamenya nta wamenya pe. Nzajya guhamagara nkubaze nawe dutangiye tumukurikirana hakiri kare. Nimero yanjye urayifite, tumaze kuba inshuti. Ubwo tuzakomeza tuvuga. Ikibazo ni ikibazo ariko nta nubwo ari n'ikibazo. Okay, nta byinshi byo kuvuga. Nari mpageze ngo mbarebe. Uroye nta kibazo. Cyane ukuri urakoze pe. Tuzasubira. Nzamuzana kandi ndabizi neza ko azabyumva kuko nawe aramukunda n'umukobwa we. Mujama. Mubwire Jama. Nta kibazo. Sawa rero. Ngo naho ubutaha. Deni urakoze. Kandi wibuke unsuhurize Mariza. Oh Jesus Christ. Oh. Ma? Kirei. Umva ngwino ngutera inkuru. Mana we, shano n'ahantu mvuye. Urayishyura, umva urayishyura. Umva urayishyura. Bimeze bite se? Se na nubu koko. Ingeso yanze kugucikamo neza. Nawe kureba uyu mwana ungana gutya. Basi ijya ujya mu basaza abantu muri mu kigero kimwe. Bimeze bite? Genda. Kwanza ibyo tunabireka ntabwo binandera. Umva mvuye kureba Mariza. Uzi ukuntu ameze? Gonde? Mariza uvuye kumureba he? Ego ko Mariza aracyari muzima. Ngo iki? Ariko n'ubundi ameze nk'ikigoryi, ameze nk'igicucu yapfuye ahagaze. Mariza? Ego ko mana yanjye. Ngiye mvuye kureba Mariza. Uramubonye Mariza neza? Uzi ukuntu ameze? Wagira ngo ni ikigoryi. Mbese niba uzi sumvuga iki koko mana yanjye. Mariza ari. Ikibazo si Mariza. Ahubwo mbonye y'umujama. Oya buretse iby'umujama wubiretse. Ni Mariza ubonye nyamara cyangwa ubonye wa undi najyaga ndyama nkarota. Ahubwo ubwo wabonye umuhungu urarota. Oya utangiye kurota ko wabonye Mariza. Ngiye ndi seriye nabonye Mariza. Ibintu uri kuvuga uri muzi. Ego ko mana isi nijoro. Ngiye Mariza namubonye. Naho shato. Mariza. Murapfuye? Mariza se cyangwa urebye nabi? Kubera ko ngo murapfuye. Ni Mariza cyangwa? Ngiye nabonye Mariza. Ese wabonye umuzimu we wabonye? Nabonye Mariza ahubwo umuca muri kwita undi tipe yamukundiye iki kintu cy'igicucu cy'ikigori. Kuzana ibintu by'umujama hano. Dufite ikibazo gikomeye uri kuzana uwo mujama ngo tumare. Kuki mufite ikibazo kuba Mariza ari muzima? Tuza dusobanure witonze. Ubonye Mariza, ubonye umuzimu wa Mariza cyangwa ubonye umuntu basa? Kireye. Ngiye mbonye Mariza. Umubonye hehe? Vuye kumureba kumujama witwa ngo ni sheriwe. Ariko ni umutipe. Sheriwe? Mami. Sorry. Reka nkubwire. Mariza arahari. Ariko ashiriwe. Ariko nyine. Uwo mujama ubonye ni sheriwe Mariza? Sheriwe Mariza se? Siko yagiye kwa rwa butipe. Byarangiye. Akora uruhungu ruraroga. Ugiye gukunda DM se nawe? Muziranye ibi. Ugiye gukunda DM? Oya nta bintu. Ibintu murimo muravuga ngo Mariza ngo muzimanga ibyago ni ibyo. Mariza umubonye he? Ubwo ari kwa muhungu. Aravuze ngo umutipe abonye ubwo wasanga arawe kunze cya kigoryi ngo ni DM. Mama cicikutana. Ugiye gukunda DM se nawe? Ceceka. N'umujama mwiza. Usa neza. Umusirimu ahubwo Mariza amenya ajya DM ruraroga hasi. Ufite uburozi. Yo umukobwa nk'uyu nguyu mwiza gutya. Ahise akunda kiriya kigoryi. Uri kwirukanka kwa ruwa runtu wajyaho ntabwo wuzuye. DM. Ese man ubundi muri bazima. Utambwira ko ugiye gukunda DM. Ahubwo wowe uri muzima. Ugiye gukunda DM? Wowe uri muzima. Banzumbwire. Mariza. Wowe ubona uri muzima. Iyo ubona uryamana n'umuntu nk'uyu ukaba uri muri vuga tugamutuka. Nabanza nsobanurira. Uri muzima cyangwa urarwaye? Sobanurira. Uri gukunda DM cyangwa? Namukunze fo. Umva kire namukunze pe. Nagihindutse ninjye nawe. DM kandi ari kigomba guhinduka. DM. Ntabwo ari DM. Ntabwo ari DM. Ikibazo mfite ni Mariza. Ntabwo ari DM. Tukizini wahereka uvuga ngiye ntabwo ndizina numvisha ari DM.
oya nose wumvisha arinde usiko nwamwita my name is Dani Deni wavuga Deni wavuga Dani it's okay none se Mariza ari kongo witwa Deni mani kuri kwaza makuru cyane ya Mariza ubundi we vipi zo oya nyine tubwire sheri wa Mariza yitwa DM none uvuye kureba Mariza kwa sheri we ubonye Deni buri ibyo bintu birahurira ndikumva muri kunsaza ngiye mbonye umujama witwa Deni yakubeshya izina nago yambesha ngiye ibintu ndi kukubwira nibyo ibintu ndi kuvuga nibyo muko bite byawe bindi bimeze bite ahubwo bite byawe nese Mariza umubonye hehe ubundi Mariza uramushinzwe basi reka tuganire ducije make none twitonda yewe ntabyo nganiramo nawe kuko nawe ujye ngana n'abahungu b'ibigoryi wowe uryamana n'umuntu ukubyaye nta soni wahiza ngo uganire nanjye ubu ufite ubuhe bwenge ubu ngiye nawe twaganira iki nese ubundi dusanzwe turyamanye hari uvuye se ni mu rusengero uvuye gusenga cyangwa niba twari turi kuruhuka bivuze ko turyamanye ngiye ubonye muri hejuru wiki meze neza meze neza zana mwereke harya witwa nde Mariza irindi Rudasingwa Mariza iryo zina ntabwo ari iryawe Rudasingwa Mariza uzi ko Rudasingwa twari dufite umuntu muri famiye witwa Rudasingwa kandi ni umugabo nanjye niko nitwa none se ni hano oya iwanyu umunsi wacu si hano aho wavuye mbere y'uko uza hano muva mva heza wese wavukiye hano kurira hano iwanyu kizo ni gicu ni isaha si sawa dore ni saa sita n'igice sikakubereye do ndakajyana kajyana Deni ibintu uri guseka urabona bisekeje mwana Deni nikize uyu nguyu ni bijipo iki ariko ubundi wagihugu uba muzima mu mutwe wawe urashaka wowe ntabwo uri muzima Deni kumbe umwana muzima nzi nawe birakureba keza karibu mwana wanditse kunsekera Deni Karafresi ngo Mariza singaha ndi no kubwira gabo mwiriwe neza uyu se avuye bite byanyu basha ni byiza Mariza uramuzi se Mariza se uramuzi mwana wanjye none se uzi uhobera Mariza wowe uri ntawe ugamba se cyaje umwana wanjye mwakoze umwana wanjye Mari sugo wowe uri guseka iki gabanyije gusa wani bimwamure umwana bishimishije aho icyo wacitse ubundi bira ku mwana Mari ni iki mwana umva ni papa wawe urarebe bisekeje papa wawe please jya ku ruhande ush Mari ndeba ni papa Mari ni papa humura ngo ni papa wawe papa wenyine none se no wawe kandi nk'iki nk'iki yakapfa